ikintu cya mbere ngiye guheraho, put God first. Imana yishyire imbere y'ibintu byose. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything. Imana yishyire mu bintu byose ukora, ikintu cyose ubona nagezeho, njyewe Denzel Washington ndi kubabwira. Ibintu byose mubona nagezeho, ibintu byose mubona afite nubwo ari bikeya, ni Imana nshyira imbere. That you think I have, and I have a few things. Everything that I have is by the grace. Ibintu byose mubona afite ni ukubera urukundo rw'Imana, ni impuhwe z'Imana yangereye. God, understand that. Ibyo bintu byumve ni ukubera ko ari impano y'Imana. 40 years ago, March 27th, 19. Imyaka 40 ishize ku itariki 27 z'ukwa gatatu 1975. It was 40 years ago. Hashize imyaka 40. Just this past March. Hashize igihe nyine hari mu kwa gatatu icyo gihe. I was flunking out of college. Icyo gihe nari natsinzwe mu ishuri. At a 1.7 grade point average. Nibaza ko nari mfite 1.7. I hope none of you can relate. Ndakeka ibyo bintu nta hantu mubizi, nta muntu ugira ayo manota. At a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. Nari ndi mu gasaro k'ubwiza ka mama. Beauty shop now, what they call it? Sebwo baracyayita beauty shop cyangwa ni parlor? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor. Niho nibereye. I'm looking in the mirror. Hanyuma ndireba mu ndorerwamo. See behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, icyo gihe nabonye umugore uri inyuma yanjye. I looked up, she was looking at me. Hanyuma yarandebye arambwira ati, I didn't know who she was. Ntabwo nari nzi ngo yari inde, ariko yarandebye. She said, somebody give me a pen. Give me a pen. Yarambwiye ati, umuntu ufite ikaramu hafa ngo cyangwa kereyo ntanize. Ngo ufite ubuhanuzi ngiye kukubwira. March 27th, 27 z'ukwezi kwa gatatu iyo tariki ntuyibagirwe. 75. She said, boy, you are going to travel. Yarambwiye ati, mwana w'umuhungu ugiye kuzenguruka isi. And speak to millions of people. Abana mamiliyoni bazakumenya. Now mind you, I was flunked out of college. Ntitaye ko watsinzwe mu ishuri cyangwa se uri umuswa. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was going to do. Ngiye icyo gihe natekerezaga ko ngiye kwigira mu gisirikare, sinari nzi ngo ngiye gukora iki. Ariko ndibaza ngo ngiye gutembera isi ngo nganirize abantu bose. And speak to millions of people. Ngo mvugisha abantu ngo amamiliyoni ngo menyekane. Well, I have traveled the world. Ariko nyine isi iranzi, naragenze ahantu hose. And I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. Kuba naravugishije abantu benshi, abantu bose banzi, ntabwo aricyo kintu navuga nagezeho. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. Ibyo bintu byose nakoze, nari mfite umuntu ugenga, nari mfite umugenga yarangenzuraga. I've kept God in my life and it's kept me humble. Nta kindi nakoresheje uretse kubaha Imana nkicisha bugufi mu buzima bwanjye bwa buri munsi. I didn't always kept me humble. I didn't always stick with him, but he always sinigeze nyiguma hafi, ariko yo yangumye hafi. Stuck with me. So stick with him in everything you do. Ndabisubiramo, gumana n'Imana mu bintu byose ukora. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done. Niba utekereza ko wagera ku bintu nagezeho, ubwo rero nawe urakora nk'ibyo nakoze nyine, ugumane n'Imana mu bintu byawe byose. And stick with God. Number 2. Icya kabiri ngiye kukubwira. Fail big. Uzatsindwa kandi bikomeye. Right. Fail big. Today is the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. Ushobora kuba ugiye gutangira wenda nk'ikintu gishyashya mu buzima bwawe, ariko nyine biteye ubwoba, urukumva biteye ubwoba. World out there, it's a mean world out there, and you only live once. Isi y'iki gihe urabizi ngo ubaho rimwe, ibintu mwihaye. So do what you feel passionate about. Take chances. Inama nakugira rero, kora ikintu wumva ukunze kandi ushoboye, ukibona amahirwe icyo kintu uhita ugikora. Professionally. Kandi ugikore kinyamwuga. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots. Ntuzigere utinya gutsindwa. You had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots. Yibaza nyine kuguhereza utuntu 9 ngo ugende unyuzamo kereyo muri kubibona, biragoranye n'ubundi bizarangira uciye hanze ntabwo byakunda kereyo utayikuye ku rupapuro. Without lifting the pencil.
The only way to do it was to go outside the ikintu box. nyine uzakora n'ushushanya uzisanga hanze y'iyo box bagoye gushushanya ariko ntuzegere ucika intege. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. Inama nakugira ntuzigere ucika intege gutekereza kurota inzozi zawe kandi unakora ibintu ukunze. But remember, ariko uzibuke dreams without goals are just dreams. inzozi nyine zidafite intego ni inzozi tu, ni ukubirota ukabyuka bikarangira. And they ultimately fuel disappointment. ikindi nta kindi ugeraho nyine uretse gusanga byagutengushye gusa. So have dreams, gira inzozi rero, uba ufite inzozi zawe but have goals. unagire n'intego. Life goals, yearly goals, gira intego, ugira intego z'ubuzima, ugira intego z'umwaka, monthly goals, daily goals. ugira intego za buri munsi, mu kwezi uba ufite ikintu uzageraho. I try to give myself a goal nta kindi kintu nigeze nkora uretse kugira nyine intego zanjye za buri munsi kandi izo ntego every day. Sometimes just to not curse somebody out. hari igihe nyine byanga ukagira ngo birimo n'umwako. Simple goals, but have goals. ushobora kugira n'intego ziri aho ziciriritse ariko zikaba ziri aho zitwa intego mu buzima. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline. ikindi kintu kinakomeye ariko kandi ugomba kwibuka ni ukugira discipline mu bintu ukora And consistency. kandi ukanahozaho. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you have already done, and consistency every day, not just one Tuesday and miss a few days. ugomba kugira discipline ukajya uhozaho, ntuvuge ngo ibintu kuwa mbere urabikoze kuwa kabiri subireka. ujya ugomba guhora ugerageza, ugahora ugerageza, wanatsindwa ugakomeza. You have to work at it every day. You have to plan buri gihe ugategura. every day. You've heard the saying, we don't plan to fail. urabizi ko nyine bavuga ngo we don't plan to fail, we fail to plan. ibyo bintu ni ibintu bisanzwe. We fail to plan. Hard work ugakora cyane. works. Working really hard is what successful people do. rero abantu bageze kure nyine nta kindi kintu bakora uretse gukora cyane. In this text, number 3, you'll never see a U-Haul behind ikintu cya gatatu, a hearse. ntago uzigera usanga inzira yaguharuriwe. And a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. ikindi kintu nyine nakubwira, ntitaye ku mafaranga wakoreye, ntitaye ku bintu byose ufite, ayo mafaranga ntabwo uzigera ujyana nayo. kandi ikindi, ibintu byose ufite ntabwo ikintu bizigera bikumarira mu gihe nta bufasha wagiye utanga. It's what you do with what you have. We all have different talents. Some of you will be ikintu cy'ingenzi ni ugukoresha ibyo ufite, ibintu ushoboye ukabikoresha neza. ntabwo tureba ibyo ufite, ahubwo tureba icyo ubikoresha. doctors, some lawyers, some bamwe bazaba dogiteri, abandi babe abanyamategeko, scientists, some educators, some nurses, bamwe abaganga, abandi abarimu, some teachers. Yeah, okay. Some preachers. abandi bazaba n'abapasiteri. The most selfish thing you can do in this world is help someone else. ikintu nakubwira rero ugomba kugumaho ni ugufasha undi muntu mu bintu ushoboye wadashoboye. Why is it selfish? Because the gratification, the goodness that comes to you, the good feeling that I get from helping others, nothing's better than that. uzi ikintu ngewe impamvu mbyita selfish ni ukubera ko iyo ufashije umuntu, uretse ibintu byiza ukuramo, nta bindi bintu ukoramo by'amafaranga uretse kuba nyine ariwe wumva wishimye ku giti cyawe. ibyo bintu nta wundi muntu wabisangiza. Jewelry, not big house I nta have, nzu ukuramo, nta mitako ukuramo, not the cars, but it's the joy. nta That's where the modoka uretse ibyishimo gusa. joy is in helping others. That's where the success is. gufasha umuntu rero ni nabyo twita kugera ku ntsinzi. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight. ikindi kintu nakwibutsa, iyo ugiye kuryama ushyira inkweto zawe munsi y'uburiri, So that
that when you wake up in the morning, iyo ubyutse mu gitondo rero you have to get on your knees urapfukama to reach them. kugira ngo izo nkweto washyize munsi y'igitanda uzigereho. And while you're down there, inama nakugeraho mu gihe upfukamye, say thank you ushimira for grace, thank you for mercy, thank you for understanding, ushimire urukundo wagiriwe, ushimire ko ukiriho, for wisdom, ushimire ko ufite n'ubwo bwenge, parents, ushimire ko ufite ababyeyi, thank you for love, ushimire ko ukunzwe, ufite abantu bagukunda, kindness, thank you for humility, thank you for peace, ushimire ko ufite amahoro, ushimire ko uriho, ushimire ko ufite ubumuntu, thank you for prosperity, unashimire ko byibuze ibyo bintu ufite wabigezeho abandi batabifite. thank you in advance for what's already yours. unashimire kandi n'ibyo wagezeho byawe mu buzima ubu ngubu ufite ubaye. uko nguko ni kumwe mbayeho, ni nayo mpamvu ndi umuntu ureba ahangaha uri no kumva kuri 6BERRE TV. ndagushimira cyane wowe wakoze subscribe, ntiwibagirwe no gutera comment unatubwira ikintu utatwazagarukaho. Ciao. Say thank you in advance for what is all